ntiyakugambanira, ni ya nshuti nyashuti. Inshuti nyashuti, iyo bavuze inshuti nyanshuti ni ya nshuti itakugambanira, ya yindi wagira ikibazo akaba ariyo ya mbere ikugeraho, ya yindi igira ikibazo nayo ikaba yababaye. Iyo niyo nshuti ya gatanu. Ese wari uzi ko mu nshuti ufite zishobora gutuma utsinda cyangwa ugatsindwa? Uyu munsi ngiye kubereka inshuti 5 ugomba kugira mu buzima bwawe. Muri ubu buzima akenshi tuba dufite inshuti, ariko hari izidufasha kujya mu bibi cyangwa zikadutera kubijyamo. Hari izitugira inama, akenshi izo zitugira inama usanga tutanazumva, ukavuga ati izi ngizi zirashaka kuturwanya cyangwa n'ibindi. So uno munsi nje kubereka inshuti 5 ushobora kugira mu buzima bwawe ukaba watera imbere, cyangwa mu byo urimo ukabasha gutsinda. Inshuti ya mbere ni gusapotinga. Iyi ni inshuti igushyigikira mu bihe byose. Inshuti igusapotinga, iyi ni inshuti igushyigikira mu bintu byawe byose kandi ibintu bizima. Iyo wacitse intege niyo iguhumuriza. Iyi nshuti nimbuza ubwenge, iyi nshuti ntizagucike, kuko iyi nshuti niyo ikugumaho igihe cyose. Inshuti ya kabiri ni ikugira inama nziza. Buriya mu nshuti zose tugira siko zose zikugira inama nziza. Hari inshuti muhura ikaba ari ya yindi ifite imico mibi, ubwo urumva inama yakugira ni inama itari nziza. Iyi nshuti ikugira inama nziza ni ya nshuti ikubwira ukuri. Akenshi ino nshuti ibintu ikubwiye, hari igihe iyo utari umuntu ushishoza, hari igihe usanga uvuze ati uyu ni umwanzi wanjye arashaka kundwanya. Akenshi iyo nshuti ikugira inama nubwo byaba ari byiza cyangwa biri bukushimishe cyangwa biri kubabaza. Iyi nshuti ikugira iyo nama, wowe ni wowe wifatira umwanzuro wo kuyigumana. Inshuti ya gatatu ni gushimisha. Iyi nshuti nubwo akenshi hari uyibona akahita avuga ati iyi ngiyi nta mumaro ifite, niyo kunesha umutwe, ariko buriya inshuti igushimisha ni ya nshuti igufasha kuruhuka. Hari igihe uba uri muri stress nyinshi, wahura na ya nshuti bitewe n'ukuntu igushimisha ikakwibagiza za stress wari wahuye nazo. Inshuti ya kane ni iguteza imbere, cyangwa inshuti mukorana, inshuti mujyana. Iyi nshuti ni igikuvaho. Iyi ni ya nshuti uba usanga benshi barahereye kera bakiri abana, ku buryo iyo mwabaye inshuti akenshi murinda musaza mukiri inshuti. Iyi nshuti ikubwira ukuri. Iyi nshuti ikubwira ukuri uko kuri, ikubwira ukuri 100%. Iyi nshuti ikugira inama, iyi nshuti ikubwiza ukuri nyine 100%, nta kintu na kimwe isize inyuma. Inshuti ya gatanu ni iy'ukuri. Inshuti ya gatanu ni iy'ukuri. Iyi nshuti ya gatanu ni igikubeshya, ntiyakugambanira, ni ya nshuti nyashuti. Inshuti nyashuti, iyo bavuze inshuti nyanshuti ni ya nshuti itakugambanira, ya yindi wagira ikibazo akaba ariyo ya mbere ikugeraho, ya yindi igira ikibazo nayo ikaba yababaye. Iyo niyo nshuti ya gatanu.
None se wowe muri izi nshuti mvuze ni iyihe nshuti waba ufite? Ese hariyo waba ubura? Bibaye usanze wisuzumye ugasanga hariyo ubura, biragusaba kuzihiga kuko izi nshuti uko ari 5 zatuma utsinda kandi birajyana. Uko nazikubwiye zose birajyana. Inshuti zawe zishobora kugutwara imbere cyangwa inyuma. Hitamo neza. Inshuti zawe zishobora kugutwara imbere cyangwa inyuma. Hitamo neza hato utazaregereta uvuga ati iriya nshuti yambereye inshuti mbi kandi ari we wabyiteye waranze kumva izi nama nkugiriye. Nimba wakunze ibyo nakubwiye, jya aho hasi wandike igitekerezo, jya muri comment wandike igitekerezo, share, kore subscribe, ibiganiro uzajya ubibona uko bigiyeho.